rwambikanye hagati ya Scovia mama rwa Gasabo ndetse na Olivier Nduhungire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Ni nyuma y'ikiganiro cyakozwe na mama rwa Gasabo TV cyavugaga yuko Nduhungire yavuze ko Kongo yatangaje mu byavugiwe mu nama i Nairobi, ariko Nduhungirehe yaje kuza avuguruza ibingibi nabyo byakomeje kugenda bitera impaka ku mbuga nkoranyambaga. Nduhungirehe yavuze ko ari ibintu bibabaje cyane ndetse kandi ari ugushyira urujijo mu banyarwanda mu bijyo mama rwa Gasabo TV batangaje ubwo ni Scovia ndetse n'abagenzi. Ariko Scovia nawe aje avuga amagambo agaragaza ko hashobora kuba harimo n'ubwishongozi bwinshi cyane, amagambo arimo kubahuka gukomeye cyane. Ariko mbere yuko tujya muri kiganiro muri rusange, nimba ubwa mbere usanze kuri uyu umuyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe ukande kuri like n'igitekerezo cyawe uhakinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ikaze, nyemerera tuze muri inkuru yacu. Byatangiye mu kiganiro gikomeye nyuma yuko habaye inama na European Summit ikomeye cyane y'abakuru b'ibihugu ndetse na za guverinoma yabaye biga ku iterambere ry'umugabane wa Afurika. Icyo gihe mama rwa Gasabo TV basohoye inkuru yari ifite title igira uti Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Kongo yatangaje mu byavugiwe i Nairobi. Icyo gihe nyine bavugaga bikomoje ku byo Nduhungirehe yatangaje avuga ku byabire muri iriya nama. Ariko ibintu byaje gukomera cyane kubera ko Olivier Nduhungirehe anyuze ku rukuta rwa X, yanyuze ku rukuta rwa X avuga ko mama rwa Gasabo ikiganiro bakoze gitera urujijo mu banyarwanda, ndetse kandi avuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Avuga ko ubutaha nka mama rwa Gasabo TV ndetse na Scovia bakwiye gushaka undi muntu wari we wese usobanukiwe ururimi rw'igifaransa yari yabishyizemo kugira ngo abasobanurire mbere yuko basora ibi ngibi. Birumvikana abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bagiye babivugaho batanga ibitekerezo byinshi. Avuga ko bino bintu ari biteruje mu baturage. Agaruka n'ikindi no ku kindi cya Sherry Silver, avuga ko nyuma yuko Scovia ngo yashatse kubaza witwa Sherry Silver ibyaba byavugiye muri iriya nama, cyangwa se witwa Olivier Nduhungire yaravugiye muri iriya nama ambassador, atari byo kubera ko ikirori cyo kijyanye n'iriya nama cyabaye inama y'abakuru b'ibihugu byarangiye. Akaba ari byo rero byakomeje kugenda bitera ibibazo bikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abenshi batangira kugenda batanga ibitekerezo byabo, ariko nyemera tubanze tujye muri ibi ngibi byana n'ibi ngibi byo Nduhungirehe yavuze, ambassador Nduhungirehe yavuze. Ariko nanone turagaruka tujya mu byo Scovia nawe yahise avuga. Ambassador Nduhungirehe rero mu masaha ashize yasohoye itangazo rigira riti Madame ataga ingwitwa Scovia Mutesi, ikiganiro cyanyu kiratera urujijo mu banyarwanda. Inyandiko yanjye yari yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashaka umunyamakuru uvuga neza igifaransa asemura inyandiko nk'iyari ikwiye mbere yuko muyiganiraho, nibiba ngombwa muzambaze. Akomeza agira ati ikindi kandi igitaramo cya Africa War Summit cy'i Nairobi naho cyari gihure n'inama y'abakuru b'ibihugu kuko cyabaye inama irangiye. Ntabwo rero wasaba Sherry Silver wateguye ngo aze yemeze ibyanditswe mu nama y'abakuru b'ibihugu kuko atarahari. Abanyarwanda bakurikira mama rwa Gasabo TV bakeneye rwose amakuru atomoye yumvikana atabatera urujijo, cyane cyane mushingiye ku nyandiko zanditswe mu rurimi rw'amahanga. Urumva iki kintu ari ikintu nyine kivuga ibintu ko biri, kitariye mu ndimi, cyangwa se iyi nkuru ni ikintu nyine gisobanuye ibiriho byabaye, ariko nanone kigasobanura amakosa donc yakozwe mu buryo nyine bwimbitse. Ariko ikintu cyateye urujijo kiganatuma abantu batangira kwibaza icyaba kiri kuba muri rusange, nuko Scovia nawe hari ibyo yatangaje byuzuyemo icyo twakwita nko kubahuka ku mbuga nkoranyambaga abantu batarabona benshi. Ariko niyo mpamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo nanjye mbanze nyibereke. Mbere yuko tujya kuri Scovia, hari umunyamakuru witwa Bizimana Deze nawe ukorana na Scovia, nawe yagize icyo yandika kubera ko yagiye kuri ubutumwa bwa ambassador Nduhungirehe replyinga, avuga asobanura ko replyinga kuri iyo post ya Olivier Nduhungirehe. Aravuga ati nyakubahwa Nduhungirehe, ikiganiro ninjye wari ukiyoboye, ubutumwa bwanditse burumvikana. Wavugaga ko ADC yatangaje nk'urumimbano kuri A kugeza kuri Z, A to Z.
ambassador Nduhungirehe mwatubwira ibyo twasemuye bitari byo aho kugira ngo utwibasire ko twayobeje abanyarwanda. Ibyo ngibyo ntago mitindaho, ariko nabyo urumva iki ko ari ikintu kibyihishe inyuma, ari ikintu kiri inyuma. Nge nkajya nanone ku byo Scovia amaze gutangaza ari byo byakomeje kugenda bituma abantu bose bibaza icyaba kiri ahangaha, cyaba cyihishe inyuma y'ibyo Scovia nawe atangaje ibyuzuyemo. Je nakwita nko kutubaha. Scovia nawe yagiye replying akora na post kubijyanye n'ira tweet y'uwitwa Minister Olivier Nduhungirehe. Yagize ati nyakubahwa Minisitiri Nduhungirehe, ubutumwa nyuje kuri X ukavuga ko twasemuye nabi ibyo wanditse, turagusaba kujya ubwiramo mu biro byawe bakadushyirira no mu kinyarwanda, kuko ububwira abo mu Rwanda atarabi Paris, Kinshasa cyangwa se Buruseli gusa harimo abanyarwanda b'ikiyombe. Ujye umenya ko nyine ubwo just niko yashatse kuvuga, harimo abanyarwanda b'ikiyombe, Mushubati na za Kinigi. Muzakomeza kwihangana kugeza igihe ibiro byanyu nawe ubwawe bizakoramo ababwira abanyarwanda ibyo muvuze. Murakoze kandi weekend nziza honorable minister. Ibyo ngibyo nibyo Mutesi Scovia avuze bikurikiranye na post ya Olivier Nduhungirehe avuga ku makosa yakozwe handikwa cyangwa se akorwa title, ndetse n'ikiganiro cyakozwe kuri Mama Rwagasabo TV. Ni ibintu byakomeje kugenda bitera abantu kuvuga ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko tutari buze kujyamo kubera ko abantu benshi bari kugenda bafata uruhande. Bamwe akavuga ko bikwiye wenda ko rimwe na rimwe minister ndetse n'abandi mu nzego za leta bajya bakoresha ikinyarwanda cyane cyane mu bintu bireba abanyarwanda aho gukoresha indimi z'amahanga. Abandi nabo bakagenda basaba Mutesi Scovia gukosora ibyo yavuze. Gusa ni ibintu ubona ko bitarafata umurongo, byabuze gica kabisa. Ni ntangange bayinsoje inkuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kana kuri subscribe ukandi kuri like, n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri comment. Reka mubwire ngo ciao ciao.